ijambo ry'umunsi, izere kugeza ku iherezo. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma muri Yesaya igice cya 43 uhereye ku murongo wa 2. Nunyura mu mazi y'ingorane, nunyura ahantu hari umuraba, Imana izaba iri kumwe nawe. Nunyura mu migezi y'ingorane, ntabwo uzigera urohama kubera ko uzaba uri kumwe n'Imana. Mu ntangiriro igice cya 37, Imana yahaye Yosefu inzozi ku munsi umwe umuryango wuzunama imbere ye. Imana yamweretse iherezo, kandi kuva icyo gihe amasezerano yahise ashyirwa mu mutima we. Ariko kandi icyo Imana itamweretse cyari hagati. Nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe inzozi zaje kubibamo, Yosefu yaje gutegeka ishyanga rya Egypt. Yosefu ariko yigeze kuvuga ati, Mana wampaye iri sezerano ridasanzwe, ariko ntabwo wambwiye ko nzajugunywa mu rwobo, ntabwo wigeze umbwira yuko nzagurishwa mu bucakara, ntabwo wambwiye yuko nzabeshyerwa icyaha, ntabwo wambwiye yuko nzashyirwa muri gereza imyaka myinshi. Niba Yosefu yari hano uyu munsi, niba ari kuriya yari ameze, yakwigisha yuko utagomba gucika intege uko byagenda kose. Ntabwo ugomba gucika intege hagati mu gihe ubuzima busa n'ubutumvikana. Menya yuko amasezerano rero ari mu mutima wawe, ariko ibihe byose bivuga ibinyuranye. Komeza wizere, komeza ube mwiza. Isezerano Imana yaguhaye humura, nta na hamwe rizajya. Nuramuka ugize ukwizera mu gihe ibintu bikiri hagati bitaragera ku iherezo, Imana izagumana nawe kugeza ku iherezo. Imana izagukunda, Imana izagutunga kandi izagutonesha. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.